ku buzima bwe cyane ko binatuma yororoka. Reka turebere hamwe se imihango ni iki, cyangwa se nawe wakwibaza imihango ni iki. Ubundi muri rusange cyangwa 6 utarayibona. Ibyo rero igihe cyose iyo gishize ujya kureba abaganga bakaba baguha ubundi bufasha bw'ibanze. Muraho neza abakunzi ba Imenya Mubyeyi, amazina yanjye nitwa Rukundo Honorine, akaba ngiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro tuganira uyu munsi turaganira ku ndwara zerekeranye n'imihango tubakunze kwita menstrual disorders mu ndimi z'amahanga. Turaza kurebera hamwe izo ndwara tunarebere hamwe se imihindagurikire y'imisemburo. Nk'uko mubizi rero umukobwa cyangwa se ubuzima bw'umudamu burangwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko imihango ku mukobwa cyangwa se ukwezi k'umugore ifite ikintu igaragaza ku buzima bwe cyane ko binatuma yororoka. Reka turebere hamwe se imihango ni iki, cyangwa se nawe wakwibaza imihango ni iki. Ubundi muri rusange imihango ni amaraso asohoka buri kwezi mu gitsina cy'umugore, ariko bitagize icyo bitwaye kandi si n'uburwayi. Bigenda gutera kugira ngo imihango iboneke. Ni ukuvuga ngo iyo umukobwa yageze mu gihe cy'ubwangavu cyangwa se ku mudamu mu buzima busanzwe, igi rirahisha, ryamara guhisha rikajya mu muyoborananga rikitegura intangangabo kugira ngo habaho gusama. Iyo hatabayeho isama rero ryagi ryari ryarateguwe ndetse n'ibindi byose byari byariteguye kuzakira umwana cyangwa se kuzarera urusoro, byose bisohoka buri kwezi, aribyo twita ngo ni imihango. Ushobora kwibaza se nanone ese umukobwa byibuze agakwiye kujya mu mihango bwa mbere ryari cyangwa se ku myaka ingahe? Ikibazo cyiza cyane. Mu by'ukuri muri rusange ubushakashatsi bwakozwe buvuga yuko byibuze umukobwa yagakwiye kujya mu mihango hagati y'imyaka 8 n'imyaka 16. Ubwo bivuga ko average ni imyaka 12. Nasobanukiwe? Murakoze cyane. Rero iyo umukobwa amaze kujya mu mihango ku nshuro ya mbere hagati y'imyaka 8 n'imyaka 12, niho dutangira kubona byinshi ku mihindagurikire. Reka turebere hamwe se imihindagurikire y'imisemburo, byo bakunze kwita hormone changes mu ndimi z'amahanga. Hari umusemburo witwa follicular stimulating hormone. Follicular stimulating hormone ni umusemburo ufasha mu gukura kw'igi. Hari n'uwitwa luteinizing hormone udufasha mu guhisha kw'igi cyangwa se intangangore iba igiye kwitegura intangangabo igategereza muri fallopian tube cyangwa se mu miyoborananga. Hari n'undi musemburo witwa estrogen. Uwo musemburo nawo udufasha mu gukura kw'igi. Ndetse hari n'undi witwa progesterone udufasha mu guteguranya ababyeyi aho urusoro ruba ruzakurira. Ndakeka mwabyumvishe neza kubyerekeranye n'imihindagurikire y'imisemburo ku mukobwa cyangwa se ku mudamu. Muri rusange rero ukwezi k'umugore kugizwe n'iminsi hagati y'iminsi 24 n'iminsi 35. Hari abakobwa bagira cyangwa se abadamu bagira ukwezi kugufi, ndetse hari n'abagira ukwezi kurekure, ariko average ni iminsi 28. Urengejeho iminsi mike ukagira iminsi 32, cyangwa se mbere yaho tukagira iminsi 26, 25, nta kintu bitwaye, biba biri muri ya range. Rero iyo umukobwa ari mu mihango yagakwiye byibuze kwimaramo hagati y'iminsi 3 n'iminsi 7, ariko average ni iminsi 5. Iyo birenze iminsi 7 haba harimo ikibazo, ujya kwa muganga akagufasha. Kandi nanone ntitwakwibagirwa amaraso umukobwa atakaza mu gihe cy'imihango. Mu gihe cy'imihango ubundi ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje yuko yagakwiye gutakaza byibuze amaraso angana na mililitiro hagati ya mililitiro 10 na mililitiro 80, ariko average ni mililitiro 80. Iyo birenze ukava cyane biba ari cya kibazo turaza kubonera hamwe. Nk'uko twavuze rero ko habaho kujya mu mihango bwa mbere ku nshuro ya mbere nyine ku mukobwa, ndetse habaho no kuba ya mihango yahagarara, ibyo twita menopause cyangwa se gucura ku mudamu. Biba rero hagati y'imyaka 45 n'imyaka 55. Ubwo bivuze ngo average ni imyaka 50. Muri iki gihe rero umudamu aba arimo kororoka, niho hahandi dusanga za ndwara zerekeranye n'imihango. Indwara ya mbere mu ndimi z'amahanga yitwa amenorrhea, cyangwa se kubura imihango ku mudamu cyangwa se ku mukobwa.
irimo ibice bibiri. Ushobora kubura imihango ku nshuro ya mbere utarigeze unayibona, cyangwa se ukayibura warigeze uyibona. Kubura imihango ku nshuro ya mbere utarigeze uyibona rero ku myaka 14 ku mukobwa uvuye mu bwana akajya mu bwangavu, ndetse afite na bya bimenyetso by'ubwangavu harimo kumera amabere uko twabivuze, kuniga ijwi, ibyo byose, ariko akabura imihango ndetse n'ibyo bimenyetso atabifite, nibwo tuvuga ko ari primary amenorrhea cyangwa se kubura imihango umukobwa ku nshuro ya mbere. Cyangwa se ashobora no kuyibura ku myaka y'16, noneho bya bimenyetso bigaragaza ko umukobwa yageze mu bwangavu bihari, ariko imihango ntabashe kuba yayibona. Rero ibi biterwa n'iki? Ni ukuvuga ngo ibi biterwa n'uko igihe umukobwa bamusamaga haba habayeho disorders muri chromosome ni genetique. Ese ni ibihe bimenyetso bishobora kugaragariza yuko umukobwa atigeze abona imihango bwa mbere mu buzima bwe? Icya mbere, ushobora kumva kubira ibyoya mu ijoro ndetse no mu mabere hakavamo amashirika. Ushobora kugira ikibazo mu kureba ukabona ntabwo uri kubona neza, ndetse ukaba wazana n'ibiheri. Kubura imihango ku nshuro ya kabiri, icyo twita secondary amenorrhea. Ahangaha rero ni hahandi umukobwa cyangwa se umudamu aba yarabonye imihango noneho hagashira amezi 3 cyangwa 6 atarayibona. Ushobora kwibaza se, ese niki cyihishe inyuma yo kubura imihango hagati y'amezi 3 cyangwa 6 kandi wari usanzwe uyibona? Mwakibaza mwebwera? Nta kindi watekereza, utekereza ko waba warasamye. Ndetse ikindi cya kabiri ushobora kuba watekereza, ushobora gutekereza ko ku mudamu se naba naracuze mbere y'igihe se kuri ya myaka 50 twavuze. Ndetse ariko nanone mu buzima duhura nabwo mu buzima bwacu bwa buri munsi, dukunda kugira stress, gukora exercice zirenze ubushobozi bwacu, imiti dufata, byose bikaba byatuma ubura imihango hagashira amezi 3 cyangwa 6 utarayibona. Ibyo rero igihe cyose iyo gishize ujya kureba abaganga bakaba baguha ubundi bufasha bw'ibanze. Baza muti indwara ikurikiyeho ni iyi, reka tuyirebere hamwe. Indwara ya kabiri rero ku ndwara zirekeranye n'imihango ni indwara yitwa dysmenorrhea cyangwa se kuribwa mu nda igihe umukobwa cyangwa se umudamu ari mu mihango. Ibyo rero biterwa n'iki? Ni ukuvuga ngo nabyo dufite mu bice bibiri, nk'uko na amenorrhea twabibonye mu bice bibiri, tugira primary tukagira na secondary. Kuribwa mu nda igihe umukobwa ari mu mihango ariko ari primary biterwa n'uko hari imihindagurikire y'imisemburo mu gihe cy'imihango, cyane cyane umusemburo witwa prostaglandine utuma imitsi ya nyababyeyi ibasha kwiyegeranya ikikontractinga, umukobwa akaba yababaye cyangwa se umudamu mu gihe cy'imihango. Bikunze kubaho rero ku munsi wa mbere cyangwa wa kabiri, ariko indi minsi ikurikiyeho ntabashe kuba yarigabuka cyane. Iyo uburibwe utabasha kubwihanganira bikabaza muganga akabasha kuba yaguha imiti igufasha. Kubabara rero abyo twita secondary dysmenorrhea nanone byo biterwa n'uko noneho hari indwara umukobwa afite, urugero afite nk'ibibyimba mu nda harimo za adenomyoma, myoma, leimyoma. Izo ndwara zose ushobora kuba zatuma nabwo uribwa mu gihe uri mu mihango, nabwo ubasha kwitabaza abaganga bakaba bagufasha. Reka turebere hamwe indwara ya gatatu. Indwara ya gatatu rero ni indwara yitwa premenstrual syndrome. Nk'uko izina ribivuga mu ndimi z'amahanga, ni ibimenyetso umukobwa cyangwa se umudamu agira mbere y'uko ajya mu mihango. Mu buzima busanzwe kuba yagira ibyo bimenyetso birasanzwe, bikunze gufata ubushakashatsi bwakozwe bwavuze yuko 95% by'abadamu cyangwa se abakobwa babasha kuba bagira ibyo bimenyetso mbere y'uko bajya mu mihango. Ibyo bimenyetso rero wakwibaza ngo ni ibihe? Harimo kuribwa umutwe, harimo kubyimba amabere ukumva nk'urababara, harimo kumva udashaka ibiryo ukagira isesemi, harimo kumva mu nda utameze neza, kubabara umugongo, ndetse na mood igahinduka. Ariko muri rusange biza gushira iyo umukobwa agiye mu mihango, ndetse na nyuma yaho ukongera ugasubira mu buzima busanzwe. Reka turebere hamwe rero indwara ya kane. Indwara ya kane yitwa abnormal uterine bleeding cyangwa se kuva bidasanzwe mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Kuva bidasanzwe rero ku mukobwa biterwa n'iki? Hari icyo twita polymenorrhea. Twabibonye kare ko ukwezi k'umugore gushobora kuba kurekure cyangwa se kukaba kugufi. Rero polymenorrhea ni igihe ukwezi k'umukobwa ari kugufi munsi y'iminsi 21. Icyo gihe bishobora gutuma ava bidasanzwe. Ndetse hari n'ubwo umukobwa ashobora kugira icyo twita oligomenorrhea.
hejuru igihe agize ukwezi kuri hejuru y'iminsi 35 nabyo bishobora gutera icyo kibazo. Ndetse nanone hari igihe umukobwa ashobora kuba ari mu mihango akazi gasanzwe akarenza za mililitiro 80 twavuze, cyangwa se akarenza ya minsi 7 twavuze haruguru, icyo twita menorrhagia. Icyo gihe iyo birenze cyangwa se ukavuga bidasanzwe ko bashobora gutuma ugira ikibazo cyo kubura amaraso, ujya kureba muganga akaba yagufasha. Ndetse nanone kuva bidasanzwe mu buzima busanzwe, ubushakashatsi bwakozwe bwavuze ko bakunda kubyita metrorrhagia. Reka turebere hamwe rero indwara ya nyuma. Akibaza uti ni iyihe muri za ndwara zose 5 twari twatangiye tuvuga? Indwara ya nyuma rero yitwa dysfunctional uterine bleeding mu ndimi z'amahanga, ariko mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda yitwa kuva bidasanzwe ariko bitewe n'indwara. Kuva bidasanzwe bitewe n'indwara akenshi bikunze guterwa n'uko utagiye mu ovulation cyangwa se igi ku mukobwa cyangwa se ku mudamu ritahishije ngo rijye kwitegura intangangabo. Ndetse kandi nanone bishobora guterwa n'uko umudamu acuze mbere ya myaka twavuze 50. Ese wakwibaza ni bande bari at risk? Abantu rero bari at risk akenshi hakunze kubamo abantu babyibushye, ndetse n'abantu bakunze gukora imyitozo ngororamubiri irenze ubushobozi bw'umubiri wabo, ndetse n'abantu bakunze kugira stress cyane bituma imihindagurikire y'imisenero itabasha kuba yakora neza. Mwakoze cyane rero, ndabashimiye kuba mwateze amatwi. Mwese bakunze bamenye mubyeyi, ndabashimiye cyane. Waba ufite ikibazo yacyandika muri comment hariya hasi, cyangwa se akaba yahamagara kuri iriya nimero akabasha kuba yahabwa ubundi busobanuro buhagije. Njye twabanye muri iki kiganiro rero, nitwa Iradukunda Honorine. Imana ibahereze umugisha. Ntabwo bikigoranye cyane kugira ngo ube wabasha kubona amakuru yerekeranye n'ubuzima bwawe, by'umwihariko ubuzima bw'imyororokere. Ikintu usabwa cyonyine ni ukujya kuri YouTube hanyuma ukandikamo Imenye Mubyeyi, umara kwandikamo Imenye Mubyeyi ukabona list y'amavideo menshi. Ikintu cya mbere ugomba guhita ukora ukihagera kugira ngo ujye ubona amakuru yose yerekeranye n'ubuzima bwawe, ni ukubanza ugakora subscribe. Umara gukora subscribe ugakanda kano kazogera kugira ngo amakuru azajya aza uhite ubasha kuyabona. Hanyuma umaze kugakirika uraza ukareba muri video imwe ushaka kureba, hanyuma ukayikirikaho ukayifungura ubundi ukayireba.